mwongere mukomere Imana amashyi menshi. Hanyuma sabe abanyeshuri, nyakubahwa mushumba mukuru mukiri hano, ndasaba abanyeshuri bari mu ishuri rya muzika namwe mutera intambwe muzahangaha, mutera intambwe muzahangaha, muhagarare kwa kundi mugomba guhagarara nk'abiteguye kuririmba. Hari ijambo namwe ndetse n'abandi badukurikiye hirya no hino, n'abandi baririmbyi mu itorero ryacu, n'abandi baririmbyi mu matorero atandukanye, twifuza kubatangariza uyu munsi. Mu gihe muraba mwiteguye kuririmba ibice bibiri cyangwa se bitatu by'indirimbo nishimiye ko menye rwose Yesu ko ari umukiza wanjye, muri kwitegura, nagira ngo ntangaze ku mugaragaro ko nyuma yo kwicara nka inama mpuzabikorwa y'ururembo rwa Gihundwe, twasanze ko ari byiza yuko hano Igihundwe hatangizwa icyitwa Gihundwe Gospel Music Training Center, ahantu hazajya higishirizwa, hakanatorezwa, hakanahugurirwa muri muzika y'itorero abaririmbyi bacu n'abacuranzi n'abandi bose bakora mu ruganda rwa muzika y'itorero. Hanyuma kandi iyi porogaramu zatangiriye hano Igihundwe, ariko bizakwira hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse harimo na abumvise inkuru bo mu bihugu duturanye batangiye kujya batekereza batese twazahagera dute. Porogaramu nk'izi mu bindi bihugu duturanye nka Tanzania hari ahantu bita Arusha, Habari Marum College, abantu bava za Nzega, bakava za Singida, bakava za Tabora, bakava za Kigoma, ari abaririmbyi twagiye tuhahurira baje guhaha ubumenyi kandi bakoze ibirometero n'ibirometero. Hanyuma hano rero dufite amahirwe yuko dufite izi gahunda, mbonereho abadukurikiye bari hirya no hino ko mwazitabira, namwe baririmbyi muri hano cyane cyane mutuye hano hafi ko mwabyitabira kuko ari ubumenyi bukenewe. Mvugeho gatoya mu bumenyi uko bikoze ubu muri kino cyiciro cya mbere cy'ishuri, turi gutoza kwigisha abazajya kwigisha abandi, kubera ko abarimu ba muzika barahenze, nta nubwo umuntu apfa kubabona babandi koko bakwigisha muzika by'umwuga. Niyo mpamvu twabanje gushyiraho gahunda zihutirwa zo kwigisha abazigisha abandi. Bituma rero duhitamo mu maparuwase abagiye bafite ubumenyi n'impano, bafite n'igihe, bafite n'ubushake bwo kuzafasha abandi mu maparuwase, ku buryo mu gihe gitoya kuri buri paruwase hazaba hari icyicaro aho bashobora gukurikira ayo masomo, aho abandi bashobora kuyafatira, noneho ubwo bumenyi bukagenda bukwira hirya no hino mu rurembo, ariko dufite umugambi ko bizagera no mu gihugu hose. Module ya mbere cyangwa se isomo rya mbere ribumbiyemo ni ibyo twise Acoustic Sound Techniques and PA Trainings, ni ukuvuga ibintu byose bigendana nayo yandi tumenyere kwita sonorisation, abatekinisiye ba korari bakabyiga. Niba ari ikibazo dufite mu itorero tuje gukemura ni ikibazo cy'urusaku mu nsengero, ubwo rero tukaba twizera neza yuko abangaba abambere iyo module yamaze no gutangwa babigishijwe n'abarimu b'abahanga, babandi bakora na sonorisation, kandi ndetse ari n'abana bo mu itorero ryacu, ahantu rwose hari abanyacyubahiro, abashyitsi bakuru baba badusuye muri kino gihugu cyacu. Abo ngabo abajya bashobora gukora uwo murimo wo gukora izo sonorisation nibo baje na hano barabigisha, ku buryo twizera kugira ngo amakosa azagenda akosoka, twumve ibintu byiza binogeye ugutwi mu nzu y'Imana. Module ya kabiri ni byitwa worship guitar, ni ukuvuga hari ukuntu ushobora gucuranga gitari ariko ukaba utari kwicuranga mu buryo bwo mu rusengero, uri kwicuranga nko mu buryo bwo mu kabari. Gitari ducuranga ni zimwe zirasa rwose, ariko ushobora kwicuranga mu buryo bw'Imana buri godly, ariko urebye nabi ushobora no kwicuranga mu buryo buhimbaza Satani. Muri kiriya gihe bene data bari Babuloni baravuze ngo nimwumva amajwi y'amabubura n'amakondera n'ikimute mwubarara.
ariko icyo gihe ba Daniel banze kubarara kuko uburyo bari babicuranze no byari bicurangisho bimwe ntabwo byari biri kujya mu mujyo wo guhimbaza Imana, ahubwo byari biri kujya mu mujyo wo guhimbaza Bayali. Niyo mpamvu ari byiza ko ibi byigwa module ya gatatu ikaba worship keyboard, byose bigendana no gucuranga amasetitere dufite mu nsengero n'amapiano n'ibindi byose bigendana n'ibicurangisho bikoreshwa ifunguzo. Worship vocals ni module izigisha ibyo kuririmba, gukoresha amajwi neza kinyamwuga kandi kinyamwuka, kuko Paulo yanditse mu rwandiko rwa mbere yandikiye Abakorinto ibice 12:15 kuri B yawo muze gusoma neza, yavuze ku by'uburirimbyi aravuga ngo nzaririmba mu mwuka ariko nzaririmba no mu bwenge. Hanyuma module yindi ni worship bass guitar, gucuranga iyi gitari ya bass, worship drums and percussions, gucuranga iyo mijegerezo uwo mwana ari kuvuza na ziriya ngoma. Harimo abantu bibwira ko ingoma ariyo instrument igira urusaku, ariko nongere mbatangarize ko instrument yitwa ingoma ushobora kwicuranga umwana agasinzira. Ba mama bari babizi cyane, mundebe hano, burya iyo umubyeyi yafataga umwana arwaye ibyo mu nda akajya kubita hano gutya, burya yabaga ari nko kuvuza bass drum. Noneho rero kire ari nka kick ari gukubita hano, yarangiza iyo yagiraga gutya burya kabaga ari nka kasembare ari kuvuza, ariko yabishyiraga mu murongo mwiza. Mu ndebe hano wajya kubona ukabona umwana agize gute, arasinziriye. Burya rero ba mama bari bazi kuvuza neza ingoma. Abubu rero ugira ngo ni amadebe yo mu gakinjiro yaje mu rusengero, ariko turagira ngo twige kuvuza ingoma neza ku buryo wumva birushaho kukwegereza Imana. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma indi module nuko tuzi ko ibyuma bicurangwa mu nsengero ari iby'amagitari gusa, ariko hari ibindi bya za saxophone n'indi byose bahuhiramo nabyo bishobora kuzana ubwiza bw'Imana mu rusengero. Ariko kandi dukeneye no kwiga n'amahame yo guhimba indirimbo. Uyu munsi dufite amahirwe, dufite abagraduatinze mu ishuri rya Bibiliya, amayerezi yagiye kugabanuka, ubuyobe bugiye kugabanuka, ariko kandi hari n'ubuyobe bugenda butwinjirana no mu ndirimbo kandi bikagira imbaraga zo gufata mu bwonko bw'umuntu, uko muzika ugira imbaraga. Bityo rero niduhimba ibintu biri biblique, biri mu ijambo ry'Imana, bizarushaho kwamamaza Kristo nk'uko bikwiriye. Nandi module menshi arimo nk'ibyo bita worship leading skills, ko dushaka kugira ngo na bya biri twita kuramya no guhimbaza Imana natwe tugire uwo mwanya mu nzu y'Imana tubikore. Ayo matsinda yo kuramya no guhimbaza Imana burya aratozwa, hari ukuntu ajyaho, ndetse no kumenya uko bahagarara bari gucuranga, worship band, stagecraft skills, ndetse tuzabashyiramo n'amasomo y'icyo Bibiliya ivuga ku byerekeye muzika, ibyo twise music and Bible. Hari imirongo iri hagati ya 700 na 800 ivuga ku bya muzika muri Bibiliya. Ni byiza kugira ngo buri muririmbyi wese mu gihe cy'imyaka mikeya azabe azi ibyo bintu. Uri muri korali yacu, mu rurembo rwacu, ndetse no mu itora ADPR muri rusange. Hanyuma tuzongera tubigisha ibyerekeye music production and the music business, n'uburyo cy'amasomo y'ingenzi ushobora guha umuririmbyi n'abayobozi b'abaririmbyi, ukuntu batunganya muzika haba muri studio ndetse no kuyibyaza umusaruro, kuyamamaza, kuyishyira ku mbuga nkoranyambaga, kugira ngo nawe ikuzanire n'amafaranga ushobora kujya kubona uyo ukoresha ibindi muri studio, kuko ibi byose dukora ibi byuma burya biragurwa. Iyo tugiye muri studio ntabwo badukorera indirimbo ku buntu, turishyura, ariko ni byiza kugira ngo n'ababireba babe bashobora kugira icyo batangaho umusanzu wawo biturutse ko barebye izo ndirimbo, ariko bisaba kubyiga. Imana rero ibaha umugisha. Mbere yuko nongera gutumira nyakubahwa umushumba mukuru kugira ngo nabwo aduheshe umugisha n'izi programa ziheshe umugisha, ndagira ngo nsabe, muriteguye kuririmba? Mpa inota rya re cyangwa se di. Ni neza ndatuje nguwe neza natunganiwe. Ni neza ndatuje nguwe neza natunganiwe. Murakoze cyane.
Se yabwiye Sawuli aramubwira ngo hari umuhungu umwe ngo wa Isayi i Betelehemu, aramubwira ngo hari ibintu muziho byatuma zibwami. Icyambere aravuga ngo ni umucuranzi w'umuhanga. Haleluya. Buriya ni mubona habaye igiterane cyabayemo kirimo abantu bakomeye, kirimo abayobozi batandukanye, abaministri, ntabwo bazavuga ati mudushakiye ko arizaza kwirimba hano kandi babanyamwuka. Icyambere bazavuga bazati mudushakiye ko arizi kwirimba neza izaze muri bino birori. Ubuhanga bubasha kujyana ibwami. Yego, baravuga ati ni umucuranzi w'umuhanga, ariko afite n'ibindi, umwuka w'Iteka ari kuri we, afite igikundiro, afite ubwiza bw'Imana, aritonda mu byo avuga. Ntabwo ari umuntu mw'abantu mwe, umuntu ushaka kuba ibwami, umuntu akwiye kwitondera, yitonda. Abantu mubona bapfa kwivugira kuvuga aho baboneye no ko babonye, bajya ku ma YouTube mbega abyuka ataranambara ati muzane kamera mvuge. Abo ngabo ntabwo batuma ibwami. Aritonda muki? Mwabakozi w'Imana mwe, mwishuri mwize mwongemo no kwitonda mu byo muvuga. Mwabaririmbyi mwe, impamvu aba bantu mubona hano ni abantu bakunze guhagarara imbere, n'abantu bakunda gufata mikrofone. Umuntu ukunda gufata mikrofone rero mu bwenge akwiye kugira, mu buhanga akwiye kugira ubuhanga bumumenyesha ibyo avuga, aho abivugira, nuko abivuga, n'ababibwira, nuko abibabwira. Iyo utabifite ibyo ngibyo, nubwo wagira ibyo uvuga uyifata gake. Simuranyumva? Rero ubuhanga burakenewe, kuko Imana mu ihema ryayo, Imana mu nzu yayo ishakamwe abantu bakora ibintu byiza. Niyo bari abaririmbyi, niba ari abacuranzi, niba ari abigisha, niba ari n'abadekora, kuko muri kino gice ngo yahawe n'abantu babasha kumenya amabara. Kavuga ngo bino bintu ntibijyanye. Ye bakavuga ngo iyi decoration ntijyanye n'uyu munsi w'ibirori.
aya mabara mwateguye ntabwo akwiye kuhaba hari n'abayobozi abanaba mbega abantu babasha kumenya amabara avuga mu rusengero. Ntabwo uko abantu babyuka hari igihe hari imyaka twamaze ibintu byose abantu babikoresha kimeza murayumva kimeza murayumva kandi bikanakora. Negeze mbona ahantu ntari kubwiriza ari kuvuga ko Stefano amabuye yamwishe atari amabuye asanzwe. Avuga ati rero burya ni kwa kundi mwene se akubwira ijambo rikakubabaza, undi akubwira indi rikagukomeretsa, undi akakubwira ijambo rikomeye kaguca umutima. Ababwira uburyo Stefano ngo bamuteye amagambo kugeza apfuye. Arangije avuga ati rero abanyamagambo muri hano mwamaze abantu, mwisha abantu mwarabamaze baravirirana, ahamagara abanyamagambo barasaba bapfukama barihana. Ndavuga ati uzikorwa nta bidakora.